urubyiruko rwiyambure rezonema y'ababyeyi bacu tubakunde nk'ababyeyi ariko twe gutekereza nkabo. Hanyuma kazina ka Docteur ko wagasize kandi ariko gafite nzabyibagirwa ntabwo abantu benshi bararinyita ariko mu bantu bamenyereye cyane bazi ku izina rya Docteur. Ndakuramukije cyane umukunzi wacu dukunda ugakunda n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira, bihora bigaruka umunsi ku wundi. Iyi ni One Africa Channel. Jewe ndi Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imulenge. Iyo mvuze ngo ambasaderi numwe rukumbi gusa. Kuri none tugarutse n'ikindi kiganiro cyiza, turi kumwe n'umutumirwa wacu. Mu muco wacu biza bigora kuvuga umuntu mukuru ukuruta, ndaza kumuha umwanya atwibwire neza mu buryo bw'ikinyamurenge, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro tuganire tuziranye. Ni nabwo turi buze kuboneraho gukomeza turamutsa abadukunda kuko ari umuco wacu nka One Africa Channel. Umutumirwa wacu twibwire kandi twibwire nyine nk'umunyamurenge. Yego. Urakoze, ntabwo namenye ko ndi kumwe n'umwigisha, urakoze Professor Rutikanga. Ubundi twebwe turabigishwa biza bitugora kuvugana n'abatwigishije. Ubwo rero nabyiza ko uri buze kugenda ukosora umunyeshuri wawe. Jewe nitwa Mutwa Rwatana, bakunda abantu benshi bazwi izina rya Philippe. Ndumusinzira, abasinzira babamanura. Data yitwa Mubangire, mugabo wabaye umupasiteri ahantu bitaga mu Gisankuku, no ku Runundu Minembwe. Aracatuye ku Runundu, ubu ngubu ntihari, ariko njyewe iminsi myinshi nayibaye mu Rwanda, ubu ngubu nkaba mbaye Senegal. Umuryango wanjye ukaba uri muri Amerika, muri Seattle, ahantu muri Tabita, Washington. Ngira ngo ni nk'uko niba nivuga cyane, navuga yuko nshatse mfite umuryango, umugore n'abana 4. Twese tukaba dutuye aha ngaha Washington. Umwe ni ukiri muri Aziya, ariko ndatekereza ko mu minsi y'imbere tuzabahuza bose. Niba hari ako nsize wanyibutsa kubera ko ngize igihe ndivuga. Nibyo. Mbo hanyuma banyukurume nabaye. Mbo marume nabasita, babafirira babaye hano bita mu Bidegu, mu bice bya Minembwe. Kabashatse mu banyabyinshi birundu babakabu. Nahibagiwe aho ngaho, sinarizi ko nabyo bigomba kuzamo, ariko ndagira ngo kambya nabyo mbyongera. Hanyuma kazina ka Docteur ko wagasize kandi ariko gafite nzabyibagirwa ntabwo abantu benshi bararinyita, ariko mu bantu bamenyereye cyane bazi ku izina rya Docteur. Ntabwo naryanga ko ndi umudokiteri, nzanibagirwa kurishyiraho, ariko ndi umuganga w'abana, Docteur muri pediatrie. Nize Butare, ariko mu mashuri yanjye ya medicine natangira Igisangani, nza gukomereza i Butare, abariho ndangiza ari icyiciro cya mbere universite, sinzi ukuntu bayita hajya, niba ari icyiciro cya mbere. Banza no gukomeza muri pediatrie, banza no kugira amahirwe yo gukomeza PhD mu Buholande. Rero abantu benshi bazazanyita ngo ni Docteur, bamwe batera urwenya. Ndi umudokiteri muri medicine, nkaba umupediatre, nkagira na PhD. N'iyindi doctora abantu benshi bakunda kunshokoza ngo ni Docteur. Ni ukuvuga ngo ni double Docteur. Sinzi uko bivugika, ariko numva nifuza ko banyita amazina yanjye, data yanyise na mama, ko niyo menyereye.
yego oya ni karibu kuri One Africa Channel. Ngira ngo mwabyumvisha umutumirwa wacu, ndabizi yuko muza kumukuraho ibintu byinshi. Turamukije abadukunda bagiye babitwereka bari mu bihugu bitandukanye, abanyamurenge ari amoko y'abavandimwe bacu iyo muri Sud Kivu, turamukije n'abavandimwe bo muri Nord Kivu, turamukije abavandimwe b'i Burundi, i Rwanda, abavandimwe bumva ururimi rwacu mu Buganda ndetse no muri Tanzania. Abanyafrika bose turabaramukije cyane ko twebwe turi One Africa Channel, ariko cyane cyane turamukije abakongomani bose muri rusange. Docteur rero nyemerere nkwita ko kazina kuko gafite amavuta. Banki utubwira ku rugenzi rwawe aho mwavukiye, ubuzima bwari bumeze gute, kuza ukagera mwize se byari bimeze bite, no ku aho muri kuri none mukora umurimo w'ubuganga? Ndagira ngo mpera hondi kugira ngo abantu babyumve neza. Umurimo nkora ntabwo ari uwo kuvura, ariko ndaza kubigeraho nabyo. Navukiye ku Runundu muri 1968 ntabwo ntabamo ni confusion ntibaza babimenya neza, ahubwo mfite umwaka umwe nahisemo muri iyo ngiyo. Ntangiraho primaire, ngeze mu wa kabiri twimukira ahantu ni mu Rwitsankuku, ndahakomereza primaire mu buryo butoroshe kuko twahimukiye ari mu biraro, dusabaga kuja kwiga ahandi hantu. Tukagenda igihe kirekire, hari abarimu bakeya, bigasaba yuko icyo gihe nari mu wa kabiri badushiraga mu ishuri rimwe, wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane tukigishwa n'umwarimu umwe. Nza kurangiza primaire, nja muri secondaire ahantu bita mu Bishigo, plutôt imutenja. Icyo gihe nari ncumbitse mu Bishigo muri secondaire première na deuxième. Troisième iza kuyikomeza ku Runundu. Icyo gihe yari kiri mu Angazi taraba Madego, je pense. Icyo gihe cyangwa icyo gihe baye Madego. Hagira umwaka wa gatatu n'uwa kane. Noneho icyo gihe numvaga nsa nk'umuntu wumva imibare. Tuza kugenda Ibaraka, bari baje gukomereza mu mwaka wa kane. Birananira, hazamo ibintu bya malaria, ariko ntekereza ko harimo na décalage ya niveau. Ndataha ngenda ngira umwaka nja gukomereza kwa Mbogo. Icyo gihe nari muri math physique, noneho nza gusubira muri pédagogie. Muramba bare hari amaterme menshi yagiye atakara mu hagati aho. Nje muri 5e, ngoshike muri 5e naho birananira. Noneho binaniye, nza nibuka nuko biza bingora gutanga ubuhamya, ariko nza no varaka histoire karyoshe. Noneho twakoze examen, plutôt interrogation. Ikuru bitaga ngo ni méthodologie spéciale. Noneho umwarimu ampereza kabiri, ariko nari nashyizemo imbaraga nyinshi cyane, aza kumpereza kabiri kuri 20. Ndareklama, ndavuga nti wanyibye. Aravuga ati ntabwo nakwibye ko niyo manota wakoreye. Afata ikopi yanje, noneho yandukura ibintu kuri tableau, baranseka bavuga ati nta gifaransa kirimo. Okay. Aza gusaba directeur prefet babitaga prefet icyo gihe, aravuga ati ntabwo nzasubira kwigishurira umunyeshuri. Baranirukana. Noneho ndagenda nshaka amafaranga make nari mfite, ndagenda ngura ibitabo byinshi. Kandi kuva icyo gihe tekereza ko hari muri 88. Kuva icyo gihe nahise ndevelopa culture yo gusoma. Ubwo biza binsetsa, ndafashe ibitabo, ngura ibitabo kuva muri, hari igitabo sinzi abantu bize kera babita cyangwa ni papa monaminowe,
ntimwabimenye mwe muri abana ariko nicyo nahereyeho ngura ibitabo byinshi noneho harimo n'ibitabo bya fizike mate ndagenda ngira umwaka ndi kwigisha nje nyine ruguru noneho nza ngaruka hashize umwaka nza gukomeza muri 5e nshike muri 5e umuprefe wari uhari yaravuye Lubumbashi arangije lisansi muri filozofi akatwigisha igifaransa na filozofi aza kudukoresha intero aravuga ngo hari umuntu ngo wafashe ngo 40 kuri 60 aravuga ngo je pense ngo c'est petit Rwanda iyo jambo ryaze kumvamo aravuga ngo n'ubwa mbere biramutunguye guhera icyo gihe vraiment nahise numva ko mu mutwe hafunguka ariko nayo bitewe n'umubembe wambwiye umwarimu atwigisha icyongereza ngo ni nura aratubwira ngo arambwira ngo nta kintu na kimwe undi mwana w'umuntu yakoze undi yananirwa sasa message n'ubu ngubu yanyubatse avuga ngo niyo umwana w'umuntu akoze ikintu ni gute we wumva utagikora mwararemwe kimwe mufite ubwenge bumwe ndagenda iyo ide ndayidevelopa iyo uwo muhamagaro natsinze 6e bitamvunye none ndangije haza kuba mu bibazo njigisangani ngongereyo habamwe ibintu bya ne blanche ndagaruka nasubiye muri 93 ndagenda turiga atuka muri circonstances z'ubukene zigoye twari mu ishuri twigaga mu ishuri turi abanyeshuri 1200 ubwo bahitaga ngo ni année de science yabagamwe abantu muri agronomie médecine baza ku nzanibuka kuri bagiraga ibintu bya première session deuxième session première session hatambuka abantu 40 abandi tuje muri deuxième session turi 200 birukana igihumbi noneho biza nza gutambuka muri babandi 200 bakora amanota meza cyane intambara ziba zirabaye tuja mu Rwanda nta kibazo cyari kihari nkomerezayo medicine ndangije medicine nkora ahantu igatagara sinzi ko abantu bahazi zambwira abantu bose bagira courage umuntu wese uzahabwa akazi vraiment azagakora nk'akawe tugagakorera boss kuko icyo gihe nagiye gatagara mu centre y'abahandicapé abantu bose bakirirwa banseka ariko nahagize umwaka njya kujoininga université nk'umu assistant muri pédiatrie mpita nkomerezayo nkora na pédiatrie bakankora rotation CHK Ibitaro Faisal ngo ngeze nko muri 2009 hari umuzungu twakoranaga w'umufaransa kazi arandepera mu avuga ati no ndagushakira PhD mpita mbikombina no icyo gihe ngakora pédiatrie nayirangije muri 2010 ariko nza gukomeza mu Hollande ibintu by'ama sandwich program ndangije narangije muri 2015 ariko nko muri 2011 baza kumpeza akazi muri CDC mu Rwanda ndakora icyo gihe hariho ntabwo leta yemeraga ko abantu bayivamo baje mu ma ONG cyangwa mu projet mbaza gukora transit mu indi projet y'abongereza bagira mu mezi 6 ndangije muri CDC nahavuye bonza muri Senegal ubu nkorera USAID USAID ko abantu batayizi ni agence de développement des États-Unis international des États-Unis rero niyo nkorera ndi muri programme ya santé mfite programme ni Nigeria n'abakozi batari bakeya ngira ngo byakazi ntabwo nabivugira ahangaha ariko niho ndi ubundi bampaye contrat y'imyaka 5 ubu ngubu ndacyari muri transition kwezi kwa 10 nzahindura ariko barashaka kushira Atlanta cyangwa se bakashira Washington banga kuvura ibihugu bigeze nko kuri 4 5 6 noneho icyo nkora ntabwo ndi nk'umugestionnaire w'ama programme ya santé dutanga inama muri bihugu dukoreramo
tukafasha ibihugu gushyiraho systeme de santé abantu bose bagerwaho. Tuba dufite gestion y'amafaranga menshi muri za leta, tugakorana nayo tukabahereza ama strategie, approche. Muri make ni ibyo ngibyo. Oya, asante sana, urwo n'urugenzi rutoroshe, ntabwo ndi mutoya kandi rwiza cyane kugeza ubu nyine. Ukoze ku kantu kavuga kuri systeme ya sante, tuza twumva ngo systeme ya education, systeme ya kinaki y'ubuyobozi, ariko nari ntarumva systeme ya sante. Bankwitubwiraho noneho unabikombine n'igihugu cyacu cya Congo. Biragoye kubigereranya. Ariko systeme ya sante un système aba ari combinaison y'ibintu byinshi. Haba harimo infrastructure, haba harimo personnel, haba harimo service. Ngo système ya sante ni ibyo byose nkubwiye, ariko bifite un seul objectif yo gutanga donc une santé pour la communauté. Rero ikaba ifite executif wayo ari ministre wa santé. Noneho ministre wa santé aba afitemo ama département, hari département ziba zishinzwe tuvuge nka vaccination cyangwa se bishinzwe santé maternelle infantile, hari izindi ziba zishinzwe wenda no communicable disease, hari izindi ziba zishinzwe wenda nka za HIV n'izindi ndwara zandura ibituntu. Ayo ni amadepartement. Haba harimo departement zishinzwe ressources humaines, izindi zishinzwe tout un système. Noneho nko mu gihugu nkoreramo bikaba décentralisé au niveau régional. Noneho région igakontrola amadistrict ibintu bitangwa na centre de santé cyangwa poste de santé, bikagera no muri communauté. Iyo bikora kubanza tukiga système, tugashyiraho ama strategie. Bavuga ngo mu myaka 5 umuntu wese wenda ku rugero agomba kuba yararetse kunywa itabi. Tugashyiraho za objectif rero tugashyiraho n'ama activité muri processus kugira ngo tugere kuri za objectif niki kizakorwa. No tukabyigira hamwe na leta, tukabaherezamo d'abord ibyo twita ngo ni assistance technique, kubungura ubwenge, twarangiza tukabona amafaranga yo kubishyira mu bikorwa. Muri Congo ngira ngo système sanitaire nayo nuko ikora, ariko kubera ikibazo cya logistique no kubera ikibazo cya accès géographique, biragoye kugira ngo bashe kudekriva système sanitaire yo muri Congo. Niyo mpamvu ubona nko muri biriya bice by'iwacu nta accès aux soins sanitaires cyangwa se ibyo bita ngo ni soins de santé primaire abantu babona, kubera ikibazo cya accès géographique. Ntekereza ko harimo n'ikibazo cya gouvernance, ariko ibyo ngibyo ni bya politique ntabwo nabijamo cyane. N'ikibazo cyo abantu kudasobanukirwa neza, kuba dans des milieux isolés. Antuka biragoye kugira ngo umuntu abashe kudekriva système ya santé yo muri Congo, ariko en général au niveau mondial système sanitaire zose fonctionne kimwe. Ungiza amahirwe turi kumwe nawe kandi ibintu urabisobanukiwe cyane. Iwacu tucumva yuko ababyeyi baje kubyara bakakoresha iwembe ngo bababage, gira nk'ico bivuga. Ese buriya ntibiza bibabaza cyane nkamwe mubibona kandi mwarabyize, mubibona mute? Ngira ngo nta muntu n'umwe bitababaza, ariko kugira ngo ushireho soins de santé iriya na personnel iri qualifié, n'ibikoresho byo kugira ngo mutange soins ku baturage, soins nyazo, ni engagement d'abord ya gouvernement ariko na participation ya communauté.
kuvuga urugero nje ni muganga benateye n'isoni kuba umuntu aba muri Senegal utanga ukorera aba Senegal nta nubwo bagushima cyangwa se birababaza kuba guti umunyarwanda aza kugira gutanga cyangwa uyu mukongomani ko banyita niko babishaka ko bashaka niko banyita nako ariko kibazo nuvuga ngo d'abord hari kibazo cya insécurité ntabwo nshobora kujiriya j'expose ma vie icya kabiri niba ngiyiriya hari ibindi bintu nkeneye ko abana banje baba bafite accès kuri education amashuri nkeneye kuvuga ngo d'abord sécurité mfite accès ku biryo mfite accès ku zindi byose n'igihe cyose narwara indwara iri tubuvuzi buraho ngaho nkaba mfite accès kuri next level ya soin rero umuntu nkaje cyangwa umuntu nkawe uje kubayo udafite izo accès ntugire izo service biraruhije mu mutwe nuvuga ngo icyo nita ngo participation communautaire twese twatugiye kugira umuhamagaro uri umunyamakuru ukajana service za wiriya naza nkenera gutanga inkuru naza nkenera kugira accès ku makuru nkazi ngayibona uyu akaba ari umuntu ushinzwe education akajana ishuri abana banje bakagira accès next door ya education noneho naje nkajana ubuvuzi hariya ntabwo ushobora gufata soin de santé ngo déconnecter n'izindi services zose zihari bikundi nta nubwo byamasha bikeneye imihanda dukeneye abantu bafite infrastructure bakatwubakira imihanda bakageza iriya dukeneye amazi mazima amazi meza ayo mazi meza rero nibwo buzima dukeneye n'abandi bantu tuvuge ku rugero dukeneye nka media kwigisha abantu sensibilisation mobilisation abantu bagahinduka afite ni ukuvuga ngo ntabwo wagenda ngo ushinga ibitaro hariya ngo ugure umuganga cyangwa se wabonye imiti ngo bikunde ugomba kubiintegra muri ibyo bintu byose kugira ngo bikore en concert noneho icyo nicyo kintu abantu bakeneye haruguru kugira ngo iwacu habashe kuba izo soin abantu bose bakeneye bazibone birababaje mu kinyejana ibi bihe tugezemo muri 2021 ngo umuntu aracyabyarira ku musozi umuntu aracyabyara bamukoresha cyangwa umuntu arabyara ibi ni ibintu abandi bagezeho igihe cyo muri antiquité ntabwo ibi bintu byari bikwiriye kuba biri hariya ubu tubonye umutekano umuntu akajana contribution yiwe afite nagira ngo abantu bagera kure nibyo rwose reka nkoresha ijambo ry'ikingereza reka tube practical bukeya dufate ku mufano nko kubaka ibitaro nk'umuntu uri muri iyi domaine nyine y'ubuvuzi uriya nk'ibitaro byiza bigezweho ubwo ko turategetinga cyane nk'abanyamurenge cyabuze abakongomani bo muri Sud Kivu abariho twibanda cyabuze wenda na Noro muri biriya bice bashobora kuba bakivuga ati birahenze kubaka ibitaro no kuba twakubaka ibitaro bigezweho noneho tubatagetinga kubaka ibitaro byiza bigezweho tubwira abakongomani bo muri biriya bice by'umwihariko tubwira abanyamurenge bihagaze gute cyabuze bimeze gute ntabwo abanyamurenge bo kubaka ibitaro byiza badafite n'ibibi cyangwa se ntabwo bishoboka d'abord ibitaro byubakwa n'abantu cyangwa ibintu bibiri ibitaro byubakwa na leta kuko ni investissement ikomeye iri trop lourd ibitaro bikubakwa na secteur privé aba private nibo bubaka ibitaro ndagira ngo urabizi hano muri Amerika tout le secteur de la santé ibitaro byose bigizwe na secteur privé buraho ubuzima burahenda umuntu wese abari ready gutanga ibyo afite byose kugira ngo abone ubuzima bwiwe aba nubwo agashuti kagufashe gatoya uzumva gutanga ibyo kugira ngo ugarurire ubuzima bwawe ko bwari bumeze rero kubera guhenda kwabo na service zabo zirahenda ntabwo kuri uno munsi wa none abanyamurenge nubwo twogurisha tugifite inka tukazigurisha ntabwo zari gushiraho ibitaro bikenewe kuko ibitaro d'abord hariho infrastructure hari amazu
washyiraho inzu ushaka iyo ari yo yose, ugashyiramo serivisi zikenewe, amaradioloji, laboratoire ikenewe, imiriro, amazi, imihanda yo kugira ngo nuzaza ujana umuti uhagere, kuko imiti cyangwa se ukashyiraho indege izazige muri imiti yikuye he, kuko ntabwo dufite inganda z'imiti hariya. Ukeneye abaganga bo mu madomene yose, ni ukuvuga ngo ibitaro byiza bikeneye abaganga, urababona uko umubiri ungana, uru rugingo ruba rufite umuganga warwo. Ntabwo ibyo ngibyo ni inzozi tutarota ubu ngubu tudafashijwe na leta, tudafite abantu b'abanyamurenge b'abamiliyoneri cyangwa se abandi bantu baba private actors bagenda kujubakiriya kugira ngo bibabyarire amafaranga. Urebye nka community iri hariya, ntabwo hubaka ibitaro ngo uzayagaruse, ni inzozi. Ariko sinakubwira ngo ni miliyoni y'amadolari, ni miliyoni 2, kuko ni investissement iri continuelle. Ntabwo kubaka ibitaro no kubishyiraho ngaho bihagije. Jo watanga miliyoni zingahe z'amadolari, watanga miliyoni y'amadolari, watanga 2, 3 bikurikirana nuko wifuza kubaka ibitaro. Ariko hagomba kuba investissement iri continuelle, nuko kongera ukashyiramo imiti, ukabahemba abaganga kuko bahembwa buri kwezi, ugashyiraho umuriro nawo ukonsoma buri kwezi. Ni ukuvuga ngo ntabwo wabiestima terme y'amafaranga, ni investissement cyane cyane ikunda gukorwa n'igihugu, guverinoma igasubira igakorwa na secteur privé icuruza cyangwa idandaza. Niyo mpamvu ntakubonera igisubizo kiri pratique. Noneho se kuko urumva, reka tuvuge ko turavuga imbaraga za community, tuvuge wenda nk'abanyamurenge batuye mu mahanga bose bagakusanya amakuta, twavuge ko umufano wenda bihaye nk'imyaka 5 bakusanya amakuta, wenda sinabanyamurenge bonyine, tuvuge n'abandi bakongomani, twese tukishira hamwe. Ibyo ntitwobikora, ico cyongeyeho ntitwoshaka nk'aba amagrant cyabuze muri ibi bihugu, tukaba twoshaka abantu b'abashoramari bakaba bo kubaka ibyo bitaro. Gira nk'inama utanga ya solution kugira ngo, kuko turashaka ibyo bintu byogerwaho. Reka ngweze urugero. Ubu nyine byo nkorera bigufasha. Institut Pasteur de Dakar ni laboratoire de recherche du Senegal, gushyiraho ubushobozi bwo kuba bakora vaccine ya covid. Ariko mu bantu twamaze gukontakta, abenshi evidemment uko bimeze, bashaka gushyiramo amafaranga, ariko bakavuga batese amafaranga dushanga miliyoni 10, tuzabona mwangahe ryari? Amagaranti wayabona, ariko ikijambo ryambere bakubaza, barakubaza ngo se tuzakura mwangahe? Contribution individuelle, c'est vraiment une idée excellente. Ngira ngo nawe mu yandi ma contribution ntabwo nyasubiramo. Ariko rero kugira ngo ayo mafaranga azagira ikintu atumarira, hagomba kubamo kwizerana, hagomba kubamo transparence ya gestion y'ayo mafaranga, hagomba kubamo governance y'ayo mafaranga, tugomba kumenya niveau n'ubushake bwa buri muntu, hagasubira hakabamo na willingness, umuntu wese wumva ashaka gukontribute. Ibyo twabigeraho. Noneho rero ico ni kimwe, wenda umuriyoni mwubona wabubakira vraiment infrastructure. Hari nk'iyo duheruka gutaha miliyoni 3 hariya muri Senegal, twayikoreramo soins de santé primaires de base zigize. Noneho nyuma yabyo ese uzahora ukora contribution ya buri kwezi yo guhemba abaganga, yo kugura imiti, uzubaka umuhanda uzaza utwara imiti, cyangwa uzagura indege yo kuzaza uyijana. Ikindi cya gatatu gikomeye cyane ni question ya insécurité. Wenda twaza dufata tukikoreza abantu imiti bakayizambukana nk'uko twadusanzwe dukora izindi business, ariko dukeneye d'abord insécurité. Plutôt dukeneye sécurité, dukeneye uwo mutima wo kumva ko tugomba gukorera hamwe. None iyo willingness tukagera no kwizera, tugacultive iyo esprit yo kwizera no kwizerana, twarangiza tukamenya ko dufite system. Ibintu byinshi by'abanyamurenge dukora ibintu byinshi byiza pe, ariko iyo muri gukora ndoro den system,
igouverna ibyo bikorwa byanyu ibyinshi c'est chaotique tugomba kubona un système qui gouverne iyo ikaba transparent ikizerwa ikagira une communication claire ku bantu noneho tukabona gushiramo amafaranga akatwubakira ibitaro tugahayaringa abaganga tugatanga services zikenewe iriya ariko iyo ni intambwe ndende nuvuga ngo ntekereza ngo hari hakwiriye gushiraho d'abord un système izadufasha gusana ibyo bikorwa ikabigeza iriya natwe tukaza dushiramo amafaranga abatanga donation abatanga grant abatangamo imyenda bikanyura muri iyo system ngira ngo nicyo cyambere cyihutirwa hari uburyo rero twogira guverinoma kuba involved muri icyo gikorwa guverinoma yacu reka niti yacu ngira ngo none ntabwo ariyo priorite yacu sintekereza yuko ikibazo cya soin ari priorite bafite ikibazo cya security muri biriya bice kiraje nshinga kandi guverinoma izubwenge ntabwo ikoresha santima ntabwo ntekereza ko yashyira amafaranga muri biriya bice byo kubaka ibitaro n'imihanda ngo ejo bizasemwe n'intambara bagomba kubanza bagakemura ikibazo cya security ahasigaye izindi investissement twese twazikorera twamobiliza amafaranga abantu bagenda bakora dukusanya udufaranga duke tukagira icyo dukora ko ntekereza ko ikibazo cya soins de santé primaire muri kariya gace atari ni priority ya guverinoma bafite ikibazo cya security bafite ikibazo cya relation internationale bafite ikibazo interne kitareba kariya gace ninje nawe igisubizo cya kariya gace cyava muri jewe cyava muri wewe abantu bahazi bavukayo bafite n'umutima wo gukomeza kuhakunda noneho impamvu nari nkubajije gutyo hariho abantu batekereza hari n'abavuga akakubwira ati impamvu n'igihugu cyacu wenda kidakira ngo tugire amahoro nuko tudafite ibikorwa by'iterambere ndavuga infrastructure nk'uko babivuze bati n'abariya bamayimayi iriya mitwe yindi impamvu iri hariya ni inzara babonye utuzi bova mu bibira bakagenda bagakora utuzi bagatunga imiryango yabo ibyo bintu urumva bisobanutse birasobanutse dini par ariko haracyari inzira ndende hariho mu minsi ishize nka mbere y'iyi wave y'intambara iri ruguru hari ama-ONG n'amaproje yaratangiye kugenda iriya ariya ama-ONG n'amaproje niyo yatangaga ubutuzi mu bantu kandi hari icyizere yuko yaguka n'abandi bantu bayinvestisayo abonegereza ikintu gikenewe muri kariya gace ni ikibazo cya sensibilisation na mobilisation na communication kubwira abantu d'abord bakabahereza message iyo message bakayibana noneho iyo message bakayumva bakahinduka kuko nta investissement wajanirira nta business wajanirira muri ziriya ntambara ikibazo cya security kandi kiririye kuri misconception abantu ntabwo babyumva neza tekereza n'ababembe n'abafurero izo in confusion none abantu bakeneye mobilisation bakeneye sensibilisation bakeneye education bava muri ubwo bujiji ukabona ko bashyira imishinga ntekereza ko business ari cyo kibazo kuko bonyine irepresente endanje kuri business yose wajaniriye kandi business nizo zitanga akazi nazo zari kuba okipa bo iya les étapes zo gukora bakamobiliza bakayedika abantu nagwaye na gripe rero uranyihanganira oya nta kibazo niba kuzanira utuzi no oya cyo kibazo no ikindi rero cyo bantu kubona icyo bakora oui je pense que c'est une bonne idée abantu barakwiriye kuba bafite icyo bakora nk'abingo twako tuvuga tous les mouvements zose cyangwa se ibintu byose dukora twinjiramo tubijanwamo no kutagira ikintu dukora kitwinjiriza ariko abantu bafite ikintu kimwinjiriza aba focused kuri cya kintu kimubyarira
kimubyarira inyungu. Ariko rero mbere yaho ngaho d'abord kugira ngo wewe niba ufite business cyangwa nk'iyi kamera yawe ugomba kwijana iri haruguru, wenda umuntu yikwestarira uramuhemba, cyangwa se undi akajana business, undi azamba ku muhanda, undi yubaka ibitaro, undi yubake, undi ajana real estate, hagomba kuba umutekano, abantu bagomba kumva ko ibyo bintu bikenewe. Ntabwo ntekereza yuko aricyo kibazo cyonyine, harimo ibindi bibazo. Merci. Harimo ibindi bibazo, abantu baracyakeneye une éducation, kandi une éducation qui vise un changement, et un changement c'est pas du jour au lendemain. Un changement c'est un processus. Abantu bakeneye kuinvestisa muri éducation, bakeneye kuinvestisa muri changement de comportement, no kumva aho igihe kigeze. Yego. Nibyo. Reka tukwibutse yuko iyi kiri One Africa Channel. Jewe ndacyari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Umulenge. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, ariko agenda tuganirira ibintu, kandi iki kiganiro jewe kera nagikunze. Ni ikiganiro ciza giha abantu ubumenyi. Hanyuma banko tubwira bukeya kuri Senegal. Senegal hameze gute? Kuko twebwe turi One Africa, nibura n'undi munyafrika ukireba agire nk'ishusho ya Senegal hateye hate, haba hameze hate? Mbo nifuza yuko abanyamurenge bazasura Senegal pour des raisons culturelles, na n'ukuntu abasenegale bakunda igihugu. Abanyamurenge twishyizemo ikintu cyo gukira abandi bantu badasenga Imana uko dusenga, tukabakira urubanza ko abasenegale n'abayisilamu ka 98%. Ako bagira ikintu numva abantu bazabigiraho, barakundana bagakundanira. Abantu rero urugero rumwe rutoya rworoshe, na systeme yabo irabakunda. Nuvuga ngo uyiranye ikibazo n'umusenegale, iyo ari we uri mu makosa bagucira urubanza uko itegeko rivuga. Ariko yari umusenegale uri mu makosa barambwira ngo nimugende mwumvikane, bikarangira nyine bababwiye ibyo ngibyo. Ako ni abantu vraiment bakundana kandi bakunda igihugu cyabo. Mu Senegal ni igihugu cy'abantu miliyoni 16 zirenga, abenshi bari muri Dakar hafi miliyoni 6. Dakar irubatse neza, barainvestisa, barakize, bafite amafaranga. Ariko ikintu nagira ngo abanyamurenge bazigire ku basenegale ni ugukundana no gukunda igihugu cyabo. Ku rugero nk'iyi East Coast yose ya Amerika, irimo abasenegale bari mu ma industry, bari mu ma university bigisha, bakina muri za basket, bakina mu bintu byose. Ariko umusenegale wese ahari ainvestisa muri Senegal. No muri Europe c'est la même chose. Nuvuga ngo indege nzafata injana muri Senegal ya Delta nka 70% cyangwa 90 ibirimo abasenegale batashye n'abandi baza. C'est un mouvement de va-et-vient. Ariko bakainvestisi wabo bose. Inzaseka bavuga nti mwagize n'amahirwe mwebwe yo kuzamushaka abagore benshi, niba ari amahirwe azagira umugore umwe ahangaha akagira uwundi iriya, cyangwa bose agatura muri Amerika abagore bakabiriye. Ari umugore ari umugabo dukorana afite agize 25 muri Amerika. N'umunyamerika afite ibyango, yarambwiye ngo umugore we n'abana be ntibarakandagira muri Amerika. Ariko kuko bakunda igihugu. Afite ntekereza ko natwe ubu mutima wo gukunda igihugu no gukundirana tukabyakagombye kudufasha, kandi byatubera isomo ryiza ry'ubuzima. Ariko n'abantu ni igihugu vraiment mbona cyifashije, kinafite stabilité politique, bafite n'umurongo wa système politique yabikora neza. Ntabwo nabyinjiramo cyane kuko simbizi ndeba ibyo dukora bya santé. Ni igihugu abantu bo kwigiraho ibintu byinshi cyane ibintu byo gufashanya, cyane ibintu byo gufasha igihugu. Zandeba nko muri parlement ifite abarepresenta ba diaspora. Iyo tugiye mu jaro dusanga un village ukavuga ngo ibi bitaro ni by'aba diaspora, ishuri ry'aba diaspora. Ntekereza ko Senegal vraiment yakagombye kwigisha abanyamurenge nabo bagataha bakaja ku investisa. Icyo ni ikintu cyiza ukomojeho. Hariho iyi mvugo kandi ikunda kuba cyane mu bwoko bwacu ngo twabuze igihugu. Iyo ubibona abanyamurenge babuze igihugu? Ntabwo mbizi neza kubera ko nimbivuga
ndaba naje nireze kuko ndi mu bantu bakivuyemo aho ngira ngo ikibazo cya mbere abanyamurenge twagize nuko twavuye mu gihugu ntabwo ari ntitwabuze igihugu ahubwo igihugu nicyo cyatubuze niko ntekereza ko habayeho imuvuma ejo bundi naza nserereza umugabo nkanga wese ibintu bya nomadisme y'abanyamurenge tuzabigeza ryari ngaho Dakota wherever Texas no ariko ni ikintu bumva twese twavuye murenge ndatekereza ko aba twakiri murenge twese ubu ngubu ntabwo kiriya kibazo kiba gihari ntabwo ari ukuvuga ngo twabuze igihugu ariko igihugu ni abantu twavuye mu gihugu kandi 70% y'abanyamurenge bavuye ruguru nta kibazo bahunze gusa ari iyo esprit ya nomadisme kuja gushakaho ubwatsi butoshe bose normal n'abandi barabikora ariko defo wenda tugira nuko twebwe tuzatwerekera ndi dusubire kureba inyuma ariko byo kugenda simpamye babwirije abasenegale baba muri muvuma ariko bazasubira inyuma bo ntabwo vraiment numva neza ko twabuze igihugu ahubwo igihugu cyaratubuze yaba cyari kitubonye niko ntekereje nibyo rwose ubu ngubu hariho n'ibigezwe nza mbyitegereza ukabona ubu ngubu hagezweho ikintu cyo kugura amazu ndetse nkibaza uko abantu baguze amazino bazataha ariko niki kintu bavuga kuri ibyo bintu mbo je ndagura kubera ntabwo mfite wenda amafaranga inzu c'est pas un problème inzu wayigura aho ariho hose kuko ni shelter kandi muri tradition y'abanyamurenge yerekana ubuturo abangaba twebwe generation yacu ntabwo tuzataha ariko abana bacu nidukomeza kubigisha tukabigisha gakondo yacu bazataha kuko igihari niki bazaguheza nationalité américaine cyangwa urayifite ariko tinsara jamais en américain ntabwo uri umunyamerika uzakomeza uri umukongomani igihe kimwe runaka uziranda konte y'uko utari mu gihugu cyawe kandi aba bana bacu nibyo bazabona noneho rero urabona nko mu Bwongereza niho hantu nageze inshuro nka zingahe buriya baguheza citizenship ariko ntushobora kuba umwongereza ngira ngo none le système anglophone zose ni kimwe nubanga abana a un certain moment bazaza bataha ariko twebwe ikintu kidufashe suko ni natwe tuziriya cyane ariko turi muri struggle yo kugira ngo tubone icyo tujya abana bige ubashe kubaho niyo mpamvu ubona umuntu aguriza nk'iyi ngiyi iyo kugira ngo abe yumva afite une certaine stabilité ariko umuntu wese wobaza izi nzu ya certain mu bazazigurisha basonje icyo cyizere ndagifite certainement kuko abantu bazasubirayo bakagenda kuko niho hari opportunity uva muri Congo amafaranga ugura inzu yawe ahangaha uyikora ibintu byinshi cyane dufite umutekano waguramo inzu korora ukadandaza ku mafaranga uguze inzu imwe 500 y'amadolari mu projet akomeye muri Congo abantu iyo conscience zagira ni barangiza batahe nibyo hanyuma irico uvuga ku bibazo biri iwacu muri Congo hari ibibazo byinshi ndavuga biriya biri iwacu ruguru iby'intambara ntabwo mbimetriza neza nkuko nakubwiye au départ ikintu ntekereza Gisenyi wacu ni nuko tutariyo parce que c'est ça le point de départ y'ibibazo dufitiriye kuya ntambara twayisigiye abasaza tuyisigira abakecuru tuyisigira abana b'impinja mbona icyo cyambere Gisenyi iriyo mbona ibindi by'imibanire abamayi bimibanire y'abafrero n'abantu twakuranye twavusigiye cyamurere muri même situation yari hariya hakicugiye abantu bari bagituye nta bundi bw'inyagamburiro bwari buhari bo bantu barashinyirizaga bamwe bagafa abandi bakarwana iyo twari même situation twari gutura ariko kandi icyo ntekereza un peu positif nuko abanyamurenge banumva nabi nuko bizadufungura amaso tumenye abantu duturanye tumenye aho dutuye ariko kandi bizatuma dukora
c'est une situation iri kutunyuza mu ruganda rwo kubana n'ibibazo kw'abanyamurenge n'ubwa mbere tugize ibibazo ntabwo twigeze tuburara ntitwaraye hanze ariko uyu niwo mwanya wo kumenya ikibazo turimo niwo mwanya wo kumenya ku isi yabaye isi niwo mwanya wo gukanguka tugashakisha uburyo bwo gukora ni nawo mwanya wo gukundana nta kintu njyewe ntemezanya n'abanyamurenge benshi nta division abanyamurenge bagirana abanyamurenge bafite ikibazo kimwe menace n'imwe yaho kindi division ahubwo ni ikibazo cya incertitude y'ubuzima na insécurité mu buzima baba uzawirirwa muri stress rimwe nambabwira umuntu agira stress wahura n'umuntu ukamutuka kubera nta kibazo yaguteye kubina ibibazo wahuye nabyo ibintu by'abantu b'amaudio asirikira ama video abantu batukana je crois que c'est pas vraiment que abanyamurenge banga abandi banyamurenge cyangwa se batabona ibibazo kimwe ni kibazo cyuko bari menace bari muri insécurité bari muri incertitude y'ubuzima iyo stress rero bakayiorienta ahandi takagombye kuba orienté ariko turakundana iyo ni ijambo rya mbere iri jambo rya kabiri origine y'intambara sinayimenya abavuga ngo iterwa nibi bafite evidence yabyo ariko icyo ntekereza njewe iya ntambara tugomba kwirwana twese aho yavuye c'est pas nécessaire ntabwo ari cyo cyangombwa icyangombwa no kwigomba gushira yamarwa nande yamarwa natwe ushoboye gufata intwaro nk'abari ruguru bazifate barwane bakoresha ibyo bafite utabishoboye dutanga amafaranga ko turayakorera umuntu wese agira une certaine contribution kugira ngo kiriya gihugu gisubire cyubakwe iyo ni inama nziza cyane reka tugera ku musozo nguhereze umwanya utanga ubutumwa ku rubyiruko rw'abanyamurenge rurino muri diaspora cyangwa mu bihugu byo hanze ntabwo nduzi sinzi icyo bari gukora ntabwo nanaganira n'urubyiruko cyane ijambo nyambere nagira ngo mvuge ku rubyiruko nubwo ntaruzi ikintu cya mbere ça c'est l'expérience c'est écrit nuko umuntu reasoning y'umuntu iri average yabo bagendana wewe professor Rutikanga na mugenzi wanje ahangaha naje nuko ngo ibitekerezo byanje bingana nuko utekereza nantekereza average yabyo urubyiruko rwiyambure raisonnement y'ababyeyi bacu tubakunde nk'ababyeyi ariko twe gutekereza nkabo wewe nk'uyu musaza twaje gusura ahangaha iwe struggle yiwe ko ari kuvuga ngo abana biwe barye bambare abana be bige iyo yayigezeho n'uwango wewe urangirije muri company nkawe c'est un échec ariko we niba ari muri company wewe basi bona licence uje gukora ibindi niba wowe njewe para kurugero nk'urundi umumetse umwana wanje umumetse azaba afite échec umwana wanje agomba kuja hejuru wafite tout ce qu'il faut urubyiruko ruri nahangaha mufite amahirwe yo kwiga muri abana muri abasore mufite ubwenge nta muntu n'umwe barusha ubwenge kubera iki mutiga kubera iki mugurana amafaranga ibihumbi ntazi ko bingana kuri future iri bright no simbizi neza nk'abo maze kubona kakeyanza ahangaha tuvugana kubera ko yagiye muri company and then ngo haraho nigeze kugera niba Texas ngo bohereza ibihumbi 6,000 by'amadolari n'amafaranga ngahe nihe mpamvu ikubwiye niki kikubwiye kutakorera ibihumbi 600 kuko nta mpamvu ku rugero njewe Imana imbabarire ntaza kubyiratamo jewe nize dande condition mbi cyane ariko uwo muntu wambwiye arambwira ngo ikintu umuntu wese yakoze ni gute utaye cyangiyemo ndi competitive vraiment ntabwo mvuga ngo mfite akazi kabi nkorana n'abantu ndagenda nga competinga n'abantu bagiye ku university meza bimwe bikansinda ibindi nkabitsinda
naho mwebwe muri batoya mufite access ku mashuri meza niki gishobora gutuma udafunga umwuka ngo wiga urangize noneho muve muri ayo matiku nzanumva ngo bisirimba nta kibazo ngena n'igisirimba abandi ntekereza yuko ni this is a wake up call ni mukanguke mushakisha abandi bantu mureba abaziatike mubegere mukore nkabo noneho muve muri rezonema z'abakecuru bacu n'ababyeyi bacu kuko baradukunda hako ntibashaka kurezona nkamwe noneho rero mukorere hamwe ikindi cya kabiri ndatekereza yuko nta muntu uzuwingingirwa gukora kuko deje bibaye menasa n'ibingibi niyo mpamvu nazambwira nti njyewe media ndayikunda ariko abanyamurenge ntibaza basoma abanyamurenge ne comprendre pas l'histoire abanyamurenge ntibaza bareba uko isi yaremwe nuko yaevoliwe nahigeze ndatekereza kuko iyo ni handicap kuko ubwenge burahari ntabwo igitabo gusa ari bible naje ndayisoma kandi kenshi ubwenge burahari buranditse nimukore nimusome nimwigana abandi bantu nimukorere hamwe noneho rero mugire n'ishyirahamwe ry'abasore ubu mwari mukwiye kuba mufite indi association y'abasore ikorera hamwe yizerana mukaza muhamagara abantu bakaza bagatanga amakonferanse bakabigisha hari abantu bazi za business bakabigisha ariko mugakorera hamwe mukaba mufite un objectif kuko nako mbwira abahungu bamwe hari nabwira ndi gute abantu bose bashobora kuba abapasiteri gute no niba bamwubaka inzu hari abantu bazi kubaka umusingi abandi bazi kubaka igisenge abandi ntabwo abantu bose baba abapasiteri abandi baje mu industry abandi baje mu makampani y'abalawyers abandi baje muri Wall Street abandi baje muri parlement donc twese dukwirane imirimo kugira ngo tubashe gufashanya naho ubundi umuntu niba afunguye urusengero abantu bazagwanira mu rusengero mwe mukatwigisha iki bose ni mukanguke murebe icyo mukora mukorane kandi mufashanye mwige mukore n'ibindi bintu birahari byinshi cyane byo gukora nico nagira ngo mbwira abasore nagira ngo nibave muri bassesse c'est vraiment une bassesse nje ndiko mbibona asante sana kuri iryo somo ryiza hariho indimi ushobora kuvuga zahariya muri Congo zitari kinyamurenge iringara urarize nzanjumva ariko kuri kuvuga n'igiswahili umuntu wose muri Estarakisi okay reka nkundi iringara njewe nagusubiza mu rundi rurimo ariko ndaryumva uraryumva okay ariko mu gutanga nashaka ngutanga ubutumwa twabuhaye urubyiruko rw'abanyamurenge ndashaka ngo tuvuge urubyiruko rw'abakongomani jamvuna duko urashobora kuvuga mu giswahili cyabuze wenda mu gikongo mu gifaransa nta kibazo yego ngaho cagura rumwe utange message ku rubyiruko rw'abakongomani muri rusange je préfère parler en français yego je comprends mieux le lingala je parle bien le swahili mais je crois que c'est mieux que je parle en français malgré que ça fait longtemps que je l'utilise pas. Bon, le seul message est qu'il faut que tout le monde sache qu'on est en 2021. Ça c'est le 21e siècle. Et le monde a évolué. Nos ancêtres ont fait beaucoup de choses pour nous. Ils ont bien préparé le monde. Mais c'est à nous maintenant d'utiliser ce que j'appelle le legacy qui nous ont laissé, ou bien l'héritage qui nous ont laissé pour un meilleur futur de notre pays, de nos enfants, et de nos grands-enfants et toute la génération à venir. Bon, voilà, c'est pas par la haine. Je crois que la haine, elle détruit tout le monde. Non seulement elle ne détruit pas la personne envers qui oriente la haine, mais ça détruit la personne qui a la haine à lui-même. Je crois que l'amour est plus fort que la haine. Si nous nous aimons,
nous nous aimons évidemment. Et à partir de cela, il faut travailler. Le monde a créé une infinité d'opportunités. Nous avons des ingénieurs, nous avons des pères spirituels, nous avons des philosophes, nous avons des lawyers, nous avons tout le monde. Je crois que si chacun évolue dans son coin et que nous amenons cet effort, et ces efforts, nous les amenons chez nous au Congo, je crois que nous pouvons bâtir un Congo meilleur, un Congo qui est envié par le monde entier. Nous avons des ressources, nous avons, disons, des ressources de toutes les manières. Nous avons, disons, les grandes personnalités, nous avons des idées, et nous avons un pays, un cher pays que nous pouvons construire ensemble, et que ce pays, il va nous remercier même après notre mort. Ce que je pourrais dire à un certain mot, un peu de mots pour les gens qui nous écoutent en français. Merci. Asante sana kuri ubwo butumwa bwiza. Ahasigaye rero Docteur turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Murambabarira mfite ikibazo cya grippe na angine. Iyo mbimenya mba nabanje nkareka ngakiranga tukazaganira neza ndi fresh. Oya nta kibazo rwose. Nta kibazo pe. Abantu barabyumva badukurikiye abi excuseho mu byumve. Twanamufatiranye cyane. Yego kugira ngo tumubazanire abahugure kuko njewe kera namaze kwiga byinshi muri iki kiganiro. Nifuza yuko habaho platform. Nagerageje kugenda nibita amagambo kubera yuko au départ ntabwo nabiteguye. Icya kabiri nuko ntazi audience. Je pense que abantu bagize une plateforme ya discussion, hariho ama conference Zoom, noneho hakabaho questions and answers, abantu bakaganira kuko hari igihe umuntu akubaza ikibazo kikaguhereza triggering just some inspirations. So ndatekereza yuko hari ibintu byinshi twoganira, tukanahamagara urubyiruko rwacu, tukanabingingira gukundana. Noneho rero nimukira une platform, I will be ready just to contribute as much as I can. Yego. Asante sana turagushimiye. Urubyiruko murabe mwumva muzamutumire. Ibiganiro byacu rero ntibiteze gushira nkuko tubivuga, nakagaruka iyi ari One Africa Channel. Jewe nari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imulenge. Iyo mvuze ngo ambasaderi w'Imulenge numwe rukumbi gusa, murakagira Imana. Ciao ciao.